Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Freefarm TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Inkuru ishimishije tugezeho uyu munsi ni yuko abantu barindwi bari barohamye mu kiyaga cya Kivu. Polisi y'u Rwanda yabashije kubarohora. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Abapolisi bo mu ishami rya Polisi y'u Rwanda bashinzwe umutekano wo mu mazi barohoye abantu barindwi bari bavuye mu murenge wa Boneza mu karere ka Rutsiro bagiye mu karere ka Rubavu mu isoko rya Nyamyumba. Iki gikorwa cy'ubutabazi cyabaye mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 19 Nyakanga 2021 ahagana saa 7. Nzabayimana Yeri w'imyaka 33 niwe wari utwaye ubwato bwarimo abo bantu barindwi. Yavuze ko bahagurutse ku cyambu kiri mu murenge wa Boneza ku isaha 4:15 za nijoro bajyanye ibicuruzwa by'ibiribwa mu karere ka Rubavu mu isoko rya Nyamyumba. Ikibazo baje kukigira hagati mu kiyaga cya Kivu bamaze amasaha 3 bagenda. Yagize ati twageze mu mazi hagati haza umuyaga mwinshi uzamura amazi menshi yuzura mu bwato hanyuma buri birindura. Moteri yahise izima ariko nagerageje kuramira telefone mpamagara inshuti yanjye impamagarira polisi ntabwo byatwaye iminota irenga 10 polisi yahise hagera iradutabara. Ngo nta muntu n'umwe wagize icyaba kuko bose bari bambaye amakoti babuza kurohama. Yashimiye Polisi y'u Rwanda yahise batabara kuko yitinda ibibazo byari kuvuka ndetse hakagira bitaba Imana. Yanashimiye kandi inshuti ye yihutiye kubatabariza polisi muri iryo joro. Umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi ACP Elias Mwisige yashimiye wari utwaye ubwato wahise atabaza kiri kare. Yongeyeho kandi kwibutsa abantu bakora ingendo banyuze mu kiyaga cya Kivu ko bagomba kwitonda muri iki gihe cy'impeshyi kuko harimo umuhengeri mwinshi kubera umuyaga. Yagize ati muri ibi bihe turimo by'izuba ryinshi mu kiyaga cya Kivu harimo umuyaga mwinshi bigatuma hahora umuhengeri amasaha yose. Abaturage rero usanga bakoresha amato ya gakondo akoze mu biti adafite imbaraga zo guhangana n'uwo muhengeri, ari nabyo byabaye kuri bariya abaturage. ACP Mwisige yakanguriye abatwara abantu mu bwato ndetse n'abagenzi kujya bambara amakoti yabugenewe atuma batarohama kuko nabyo biri mu byatumye batabarwa nta kibazo bagize. Ati niyo waba uzi koga ni ngombwa ko mbere yo kujya mu bwato wambara ikote ryabugenewe kuko rifasha gukomeza kureremba iyo habaye impanuka. Rinakurinda kandi kugira imbeho ndetse rikanakurinda kuba wakomereka. Tunabagira inama yo kujya bakora ingendo habona ku manywa kugira ngo gutabarwa byorohe kandi bakabanza bagasuzuma ko ubwato bwabo bumeze neza. Abaturage kandi bibukijwe kujya batunga nimero za telefone za polisi bakwifashisha igihe bahuye n'ikibazo bari mu mazi harimo 110 0782 31 15 cyangwa 112. Abakoze impanuka polisi yahise batwara mu bwato bwayo ibageza ku nkombe ahitwa Kigufi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba. Ngo bose nta n'umwe wagize icyaba cyatuma ajya kwa muganga bategereje gushaka uko basubira mu miryango yabo. Imana ishimwe yabashije kurokora aba bantu. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.